nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Abatagatifu n'abatagatifukazi b'Imana bari imbere y'umwami w'ikuzo, bamuramya bamusingiza ubutitsa. Nta kintu kibaho cyaruta kwibanira n'Uhoraho, barahirwa bamufiteho ubuhungiro. Abatagatifu n'abatagatifukazi b'Imana bari imbere y'umwami w'ikuzo, bamuramya bamusingiza ubutitsa. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije umunsi mukuru mwiza w'abatagatifu bose. Nawe waba umutagatifu. Uyu munsi rero nazirikana ko hashize umwaka iyi shene itangiye. Koko rero ikiganiro cya mbere ndumva cyaratanzwe ku itariki ya mbere z'ukwa 11 umwaka wa 2023. Icyo gihe nari maze igihe gitoya menye ko mfite uburwayi bukomeye, ariko ntabwo byanciye intege. Kandi muri zo rugendo nagize rw'ububabare, Nyagasani nyigaragarijemo. Ndamushimira ko byabaye urugendo rwo kumenya ko mu babare duhekana umusaraba na Yezu. Ndazirikana yuko mu burwo bubabare nabonye umwanya wo kuzirikana yuko iyo dutwaye umusaraba tutinuba Yezu awudutwaza. None dore naranakize, ubuse nabuzwa n'icyo gushimira. Ariko ibyo ntabwo byoniga bimeje kuhabwa, ahubwo sinzi impamvu byizanye muri iki kiganiro. Nuko iyo ntekereje no shire ntekereza n'ubwo burwayi nagize. Niyo mpamvu mwabonye hari igihe kinini namaze natanga ibiganiro. Karakanga n'ibitsi, ariko manzi munsi nakabameneye. Ndashaka kubifuriza uyu munsi mwiza w'abatagatifu bose, ariko kandi mbatumira ngo twese noneho niba wanashidikanyaga kwa mutagatifu, uyu munsi wemere udashidikanya ko ushobora kuba mutagatifu. Kuba mutagatifu nta kindi ni ukwinjira mu Mana, ugasabana nayo, kandi bigatangira hano ku isi. Ukaba umwana w'Imana, ibirenge bishinze hasi, ukagenda ku isi, ariko umutwe werekeye ku ijuru. Kuko ibirenge tugomba kubishyira ku isi, turi ku isi, tugakora, tukajya mu nshingano zacu, tukazibaho umunsi ku wundi, nta kimwe twinubira. Ariko tuzi neza ko ibyo dukora byose bigamije gutagatifuza, kugira ngo tuzatahe hahandi twavuye, muri wa mutima w'Imana aho dutegerereje. Ese ngiye ngusabe dutaramane kuri umunsi w'abatagatifu bose. Umutagatifu yambaza kurusha abandi ninde? Umukundira iki? Ndagusabye ngo muri commentaire z'iki kiganiro uze kunyandikiramo umutagatifu ukunda kurusha abandi n'icyo umukundira. Ese ikindi nagusaba ko wandika. Ibiganiro tumaze iminsi tugira, ntabwo turagira abatagatifu benshi, ko ngenda nanyuzamo ingero zisanzwe z'ubuzima bwa buri munsi, nkazana n'abandi bantu bari kwitagatifuza bakiri hano ku isi. Ese ni iki wumva cyagukozeho mu biganiro twagize? Ese ni iki wasangiza abandi? Nagira ngo commentaire, ikiganiro kibi cya commentaire, buri wese agerageze kwandika ni iki yakuye muri uyu mwaka w'ibiganiro, ni iki yizemo. Ese utangiye kugira icyizere ko umaramaje byakunda? Ese umaze kumenya yuko ingabire y'Imana iduhagije, ko gushaka kwacu ni intambwe ya mbere, izindi 99 ni ingabire y'Imana. Nagira ngo rwose mbasabe duterane inkunga. Nanjye ndabakeneye, ndashaka ko munyumvisha namwe yuko twaba abatagatifu bikemera. Hanyuma izindi commentaire ushobora kwandikamo hano n'uturirimbo tugufasha kuzirikana kuri uyu munsi w'abatagatifu bose. Ngeri yamaze kuririmba mu kanya niyo nkunda cyane. Hakwa n'izindi za bakuru bacu bo mu ijuru, hari n'izindi
niba zitanahari zihimbe muri akanya shaka ukuntu waba umuhanzi wandikira igisigo mutagatifu wawe runaka ukunda, cyangwa se umutura akaririmbo runaka. nimureke duharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Erega nibwo tubivuga twishimye gutya, tujya tunazirikana yuko mu by'ukuri iyo utangira uru rugendo umeze kuri kunyura mu misoto kandi uhazi, ni inzira ifunganye, ni nko kumenaho amazi akonje kandi haramutse urubura. Nuko rero nagira ngo tukomeze tuzirikane yuko bishoboka, kandi ko twatera n'inkunga bigashoboka, kandi ko tutari twenyine, dufite abadushyigikiye muri urwo rugendo. Mbatuye rero ikindi gisigo cya Tereza Mwana Yezu, cyo ntabwo ndi kivuge mu Kinyarwanda ngo mbishobore, ariko ni igitero cyayo cya mbere kivuga nyine ngo vivre donc ni poème yise ngo vivre d'amour, aho azirikana iriya vanjiri ya Yohani umutwe wa 14, aho avuga cya kiganiro Yezu yagiranye n'intumwa ze mu isangira rya nyuma, arimo abasobanurira iby'ingoma y'ijuru, ababwira uko bagomba gutegereza umuvugizi w'umutagatifu ko azapfa akazuka, ariko n'ukuntu bamaze impungenge z'uko bari muri ko data bakunda ko bamukunze, ko ari muri data nawe akamubamo, kuzumva ijambo rye akarikurikiza azamukunda by'ukuri, ko hari aho avuga ngo uzubaha ijambo ryanjye data azamukunda, nanjye nzazana na data tubiwe dusangire nawe cyangwa se tubane nawe, demeurons avec lui. Rero ibyo byose bidukomeze. Ndabaririmbira gusa igitero cya mbere, iyindi muzazirebere kuri YouTube ziba ziriho. Un soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Remplis de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Iyo ndirimbo iri kuri Carmel de Lisieux, n'ababikira bayiririmba, muzayikunda. Ndayibatuye kuri uyu munsi mukuru, hasingizwe Imana mu bamarayika n'abatagatifu bayo.